Hello friend, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo washaka izina ry'indirimbo wumviseho bwa mbere. Ushobora kuyumvisha kuri radiyo, ushobora kuyumva mu nzira ugenda, aho kumva ni akaririmbo keza ariko ukaba wabuze uburyo ki wamenya izina ryako. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero kugira ngo ujye ubasha kumenya izina ry'indirimbo runaka wumviseho bwa mbere bitakugoye. Wowe icyo ukora, reka dukubite tubangura kugira ngo twihute. Wowe icyo ukora, ufata telefone yawe ukajya muri play store, wamara kujya muri play store ukajya hano kuri search ukandikamo Shazam. Iyi ngiyi ya mbere, urabona iyi ngiyi Shazam, then ukaba uri kubona iri installed muri telefone yacu, nawe urayinstara muri telefone yawe, nurangiza uze uyigire ute, uyifungure. Guys, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona buri update yose cyangwa se buri video yose dushyizeho. Noneho numara kuyifungura gutya, irahita ifunguka gutya. Nubifungura bwa mbere, urahita ufata ya record wafashe kuri radiyo cyangwa se wafashe ahandi hantu wumvise indirimbo, noneho uze uyiplaying. Ushobora gukoresha indi telefone cyangwa se ukayirekodinga bikiri kuri radiyo, indirimbo iri kuva kuri radiyo, ugafungura Shazam yawe wamaze kwesitara muri telefone, wamara kwesitara ukayifungura ikaza isa gutya. None icyo ukora, uhita ukandamo no hagati, mo hano gutya hagati urabona listening for music. Buriya iri gusacinga ijwi ry'indirimbo cyangwa se rya sound iri kumva aho hafi. Reka nze turebe ngo baraduha igisubizo kimeze gite, kubera ko iri gusacinga ariko twe turi kurikodinga nyine. Uri kubona bari kutubwira ngo nta resulta babonye kuko ijwi ryacu ntabwo yarishaka ntiribone. Wowe icyo ukora, urafata telefone yawe washyizeho Shazam urikodinge, numara kurikodinga izina ry'iyo ndirimbo rirahita riza, cyangwa se wakarikodinze muri telefone yawe. Wenda urugero kanze hari akavidewo kagiye gatrendinga, hari filime muzi yitwa Amarira y'Urukundo ya ba Fabiola na ba Manzi, muzi hari sound bakoreshagamo. Nze turebe, turi gushaka iyo sound bakoreshaga. Iyo sound urayumvise ukuntu imeze. Noneho twebwe iyi sound ushobora kuba ukumvise gutyo, ukaba ukumva mu ndirimbo runaka, ukumva ni agasound kameze neza cyane, ugashaka kukadownloadinga ariko bitewe nuko aho wakumvise ari kagufiya, bikanga nyine kandi wenda ukeneye kugakoresha, wowe ukagashaka kari full. Nicyo urakora, twebwe aka ngaka tugiye kugakomvata. Nitumara kugakomvata dukoresheje telefone yacu, tugaplayinge kuri VRC, noneho dusacinge sound, tuzahita tubona izina ry'iyo ndirimbo. Abenshi iyi sound murayizi. Iyi sound murayizi, iyi filime kuko yaratrendinze byatari mu myaka ishize. Noneho twebwe tugiye gusacinga iyi sound twumve ngo ni iyihe. Ubwo njyewe sound namaze kuyikomvata, nawe urayishaka uyikomvate, cyangwa se nimba uyifite uyiplayinge ukoresheje VRC. Numara kuyiplayinga, icyo uri bukore, kanze ndi kubona idakomvase, kanze tuyikomvate. Ubu nawe icyo urakora, urayishaka uyikomvate ukoresheje telefone yawe. Nimba udafite
Comfort uragenda muri Play Store nanone wandikemo Comfort, turabonamo za Comfort zigiye zitandukanye. Okay, aha ngaha ndi kubona Comfort yanjye ntayirimo, sinzi ikibazo ubwo impamvu itari kugaragara hariya, ariko umuntu ndayifite. Ino yitwa X9 Converter, niyo ukoresha ugakomvata indirimbo yari video ukayishyira audio nyine MP4 ukayigira MP3. Nicyo tugiye gukora hano kugira ngo dukomvate iriya sound, okay, twari dufite, noneho tuyigire audio, noneho tuze kugira ute tugiye gukomvata. Urabona ni iyi ngiyi, tugira ute tuyikomvate. Urabona yabaye MP3, bivuze ko yamaze kuba audio. Ntabwo bitera, ni ibintu byihuta. Reka ducunguze uburyo umwete kugira ngo video yacu itaza kuba ndende. Okay, turayifungura hano kuri VLC. Okay, kandi tuyifungure kuri VLC. Nubwo ndi kubona bitari gukunda neza, ariko turayiplay. Uri kumva audio yacu irimo kuvuga. Noneho icyo uri bukore hano, urahita uza kuri ya Shazam yawe, uyifungure gutya, imeze uku nguku. Ukimara kumera gutya, icyo urakora urahita uza uplaying ya audio waplayinze kuri VLC, uyiplaying. Ndahita iyisatinga. Uri kubona ko batubwiye ngo nta resulta yabonetse, twongere dukore try. Okay, impamvu batubwiraga ngo no result ni uko twari dufitemo screen recorder, ntabwo byari gukunda rero. Iri muri recording, niyo mpamvu batubwira ko nta kintu turimo kubona. Wowe icyo uri bukore, nimba uri kuri recording, ugomba kureba ko screen recorder yawe itarimo kuri recording, then nyuma wongere ufungure Shazam yawe usearching. Noneho murabona resulta twakoze, twamanje gukora screen recorder kugira ngo tubone resulta z'ikintu dushaka. Noneho ya sound twari turimo dushakira izina, iriya yakoreshejwe muri ya filime Amarira y'urukundo, yitwa Forever in Love ya Kenny G. Ubwo nushaka kuyidownloadinga, urahita uza hano kuri share, ubitewe nuko ushaka kuyidownloadinga. Noneho ukore hano copy, urahita ukopi ya linki yayo, ugende kuri YouTube uyidownloading, cyangwa uyisharinga hano kuri Vidmate nimba ufite Vidmate muri telefone yawe, cyangwa se uyisharinge ahandi hariho hose wumva ushaka kwisharinga. Reka dukore copy link tube tuyibitse, kuko intego yacu kwari kugira ngo tubone uburyo wabona izina ry'indirimbo iyo ariyo yose mu gihe wari usanzwe utayizi, wumvishe kuri radio, yumvishe mu nzira ugenda, ariko ukaba ufite akari code, cyangwa se ufite ubushobozi bwo guhita uri coding ako kanya, ariko ukabikora ufite data muri telefone yawe. Okay, nubona ya ndirimbo hano twamaze kuyibona, kanze du playing ho gatoya.
urukumva ya ndirimbo nako ya instrument ni iyi ngiyi. Twamaze kubona izina ryayo n'izindi zose uzi ukunda ariko ukaba utazi amazina yazo, ni uku nguku wabigenza kugira ngo ubone izina ry'indirimbo. Guys, nimba hari iki video ikwigishije, kanda like, sharinge n'abandi kugira ngo babone aka kantu, ndetse unakore subscribe kandi ukunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona buri update yose. Turashimira abamaze gukora subscribe, nanone muri ab'agaciro kuri twe. Reka tubane muri video ikurikira. Hasta la vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.